Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Nana Training TV aho muherereye hose mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Congo, hanze ya Afurika, Australia, Canada, ahantu hose mukomeza kureba Nana Training TV turabasuje cyane. Hanyuma rero uyu munsi nkaba nagize urugendo rurerure, nkaba mfashe urugendo njya gusura umubyeyi wahuye n'ihungabana, wahuye n'ikibazo cyo kuba yaranzwe n'abana be yibyariye, kuba agira ipfunwe muri rubanda kubera ko ngo asa nk'ingagi, ibintu bimutera ipfunwe, ibintu bimutera ikibazo, ibintu bituma atisanzura mu bantu, cyane cyane ku bana yibyariye, bibatera ipfunwe ryo kuba babwira abana bagenzi babo ku ishuri se muri karitsiye, bagaterwa ipfunwe no kuba bamwita umubyeyi wabo. Uwo mubyeyi rero akaba yarahuye n'ihungabana kubera icyo kibazo cyo kuba ngo asa nk'ingagi, abantu bakaba bamuha akato rimwe na rimwe, abatamumenyereye bamubona bakamushungera. Akaba ari rwo rugendo nakoze uyu munsi, reka tumusange. Nizere ko abakunzi ba Nana Training TV mubana nanjye muri uru rugendo, ndetse mugafatanya nanjye kuba twahumuriza uyu mubyeyi, kuba twamuba hafi mu kibazo yahuye nacyo cy'uko ngo asa n'ingagi kandi atari wabyiteye ariko yavutse. Reka rero tumuhe ijambo atwibwire, atubwire ubuzima bwe bwa buri munsi. Watangira utwibwira? Nitwa Zakirina Nyirategekimana. Urakoze cyane. Wavutse mu muryango w'abantu bangahe? Navukiye mu ntuza hariya Mananondo. Mbese navutse ndi kumwe n'abantu benshi cyane. Bakuru banjye barana bose bigira mu Mutara. Bagiye mu Mutara bose baravuga ngo rero ngo tureka dusige uno muntu inanga mu Bugesera. Ihangane cyane. Baransiga rero. Jacqueline, amakuru yawe? Asa munonga. Yego. Tugende mu rugo. Hari umumama utabasuhuje, uriya mumama niwe yita mama we. Mama wanjye. Uriya ni Hanyuma nkaba nicaranye n'umukobwa mwese mumenyereye, yitwa Kariza, ariko nsaba ngo mubaze ikibazo kimwe kuko ari we wabashije gutangaza inkuru y'uyu mubyeyi Jacqueline. Ese uyu mubyeyi ibyo yavugaga byo kuba umwana yaramwihakanye muri karitsiye ntabwo afilinga comfortable kubera uko asa, wabonye ibyo yari arimo aravuga ari byo, cyangwa hari uko wabashije kubikurikirana ubona byose nibyo uko yabivugaga? Murakoze cyane. Uyu mubyeyi nanjye nk'uko babivuze mumenya, ntago nigeze mbisobanukirwa neza mu by'ukuri. Natekereje yuko wenda ashobora kuba abeshya, ntekereza yuko nta mwana wava mu nda ya mama we ngo narangiza ashyireho amwita iryo zina. Yego. Byatumye rero n'ubundi ngaruka nk'uko babivuze, nkora inkuru nyinshi ndetse zitandukanye ngira ngo tugeze ku bantu ukuri. Yego. Ikiganiro cyameruka gukorana nawe nagerageje kubaza abaturage nari nsanze ahantu, uyu namusanze mu Kibina azi ubwenge, yagiye kwizigama. Mbabaza ko ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe, barampakanira. Mbaza umubyeyi babana nawe, arampakanira. Ndetse naje guhamagarwa n'umugabo, murumuna w'umugabo w'uyu nguyu, murumuna Bone ba mwana. Oya, muramfasha. Ni ukuvuga ngo umudamu uvukana n'uyu nguyu, murumuna w'umugabo we. Yego, ni muramu we. Muramu we. Yarampamagaye, aransobanurira, arambwira ati mu by'ukuri ibyo tuzi ni uko iwabo bamwanze, umuryango waramwanze, ndetse nyine n'abo bana. Yego. Ariko yambwiye yuko abana ngo atigeze abarera,
uyu nguyu ngo barerwe kwa nyirakuru. Nyirakuru nyine amaze gupfa barakura bagera igihe cyo gushaka. Navuganye n'umukobwa we, umukobwa w'uyu mudamu wo bita bakunze kwita Adelphine, aba mu Mutarabyaye 6. Arambwira ati cyakoze murumuna wanjye ayo mazina n'ubundi arayamwita. We urumva we yikuyemo avuga ko murumuna we ari bumwita ko ari ingagi. Na nyirabukwe yambwiye yuko murumuna we ari bumwita ayo mazina. Ndetse no mu kuvugana n'uwo mukobwa ntabwo yeruraga ngo avuge ngo mama, yavugaga ngo wa mukecuru inde Jacqueline, akamuhamagara izina. Niko yego. So rero ngewe naje kugenzura nsanga ibyo avuga n'ukuri. Tubona ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu avuka mu muryango, tugenda tubyara abana bagiye batandukanye, ndabona ibyo byose azi ubwenge. Iyo turebye ikibazo afite ni imivugire y'uburyo ururimi atavugamo neza. Hari igihe umuntu abyara abana ariko hakavaho umwana umwe akaba afite uko ameze, ugasanga imiryango iramwihakanye. Hari n'abajya babyara abana bafite uburwayi bwo mu mutwe, ubumuga runaka, afite uburwayi babana n'ubumuga runaka. Wajya kureba ugasanga wa mwana bashatse kumuheza, kumushyira inyuma. Abashyitsi baza ntibamwerekane. Ndakeka ko ari cyo kibazo Jacqueline yahuye nacyo. Byashoboka kubera yuko muri uwo muramu we mu indi mvugo yakoresheje imvugo avuga ko iwabo wa Jacqueline muri bose ngo nta numwe ngo ufite isura nziza. Murambabarira n'ubwo buryo yabivuzemo. Namubajije impamvu y'ubu bumuga bwo kuba avuga didimanga, ambwira ko we yari umwana atabizi. Ariko Jacqueline we avuga yuko ibi yabitewe na mugiga ndetse n'isero. Indwara ya mugiga yo ndabizi ko igiteraza ikibazo ku bantu benshi bagiye bayirwara bakira ugasanga ntago avuga neza. Kuko wenda tuganiza abakunzi bacu, hari ushobora kuba mu muryango wawe ufite umwana nawe umeze nk'uko, ariko uyu mwana nawe ni uw'agaciro. Uyu mwana ni uwo kubahwa, uyu mwana ni uwo gukundwa, uyu mwana ni uwo guhabwa agaciro mu buryo bwose. N'ubwo afite icyo kibazo ugomba kumwitaho. Jacqueline rero iyo agira umuryango, bitewe n'uko wenda mu miryango yacu yahashize bari bafite ukuntu bari bafite imyumvire itari ubu ngubu. Bafite imyumvire yo kumva ko wabyaye umwana havukanye ubumuga bumeze gutya, afitanye uburwayi bumeze gutya. Hari abafite uburwayi bwo kwikubita hasi bw'igicuri, abafite uburwayi bifite ikibazo cy'imitekerereze, ba mwana akamuhisha akamushyirana. Ese koko birakwiye ko uyu mwana umeze gutyo mu muryango yaravutse umubyeyi, twicaye hano turi ababyeyi, wamutwita amezi 9, wamubyara, warangiza ukumva ko abandi bakwitwa abana wa wundi ukamureka? Fani rero urakoze cyane muri no minsi ya none. Urebye navuga ko ari nk'urukundo ruke. Urukundo muri no minsi ya none rwarakonje. Usanga abantu batari na proud y'ibyo bari bo. Ugasanga umuntu avuka mu muryango wo kwa runaka, ugasanga kubera iwaba ari abakene, ugasanga abashize inyuma. Hari umuntu narinzi ngewe wagiye gutira, ajya gutira ahantu urugo kugira ngo yerekane yo sheri we. Yego, ajya gutira urugo runaka. Dariya nawe yarabikoze. yarabikoze cyane. N'indirimbo mu ndirimbo Dariya dushuje Grace Ntambara aririmbye iyo ndirimbo. Dariya niwe iyo ndirimbo irahari. Arakuye kuko hari pasiteri ntuza Grace Ntambara niwe waririmbye iyi ndirimbo ya Dariya. Wavuga ngo uyu muntu si muzima. Ni muzima. Mu by'ukuri ntabwo ibyo nengeye kuvuga ntabwo bikwiye. Ibi ngibi ntabwo bikwiye rwose. Mwabantu mwe, abantu batwumva ba proud y'icyo uricyo. Mama wawe ni mama wawe, nyogokuru wawe ni nyogokuru, ba proud y'icyo uricyo. Ibi ntabwo bikwiye. Icyatumye Jacqueline ntago ndagera igihe cyo kuza kumubaza, turacyarebera hamwe.
uyu munsi yarakuze akura kuko Imana yashatse, Imana yemeye kwabaho. Isura ntago ari cyo kibazo. Rega ni na mwiza bayida. Ni mwiza nukuri kuko uyu yaremwe mu ishusho y'Imana. Yaremwe mu ishusho y'Imana. Ese ubundi ikintu bita abantu bita umuntu ngo ni mwiza bashingira kuki? Ni inzobe. Ntago mbizi. Biravuga ngo ndirabare ko ndi mwiza. Yego. Ni izuru se? Rivamo amata se tugaha imfubye? Niki? Ubundi ntekereza yuko ngewe kuba ngo umuntu mwiza ba mwiza ubundi umutima w'umuntu. Urakoze cyane. Umutima w'umuntu wo mwiza. Urumva ko kwera ko yavutse kubw'umugambi w'Imana akura abantu batabishaka ariko Imana yibishaka. Kandi yemera kwabaho. Iki nicyo gihe cya Jacqueline kugira ngo aruhurwe imiruho yose. Mu bukumi bwe ndakeka ko wabyaye abana bangahe Jacqueline? Ni babiri. Abana babiri. Aba bana ntabwo yasamye inda nka Mariya. Ahubwo yitewe n'abagabo cyane. Sibyo? Yahuye n'umugabo amutera inda. Aba bana babiri babye ku mugabo umwe. Ni babiri abagabo batandukanye. Buri umwe aramurebaga bati uyu muntu akabashize hari abateye inda. Undi akongera agatera inda. Yamara gutera inda aba bana bakajya kwa nyirakuru kubera ko nta mugabo ugaragara wateye inda Jacqueline. Mukozi w'Imana Daniel. Niki wabwira abantu badukurikiye nk'umuntu ufata umuntu nk'uyu ukamutera inda warangiza ugera kumutera inda ugahita wigendera kandi ari amaraso yawe wamuna agasigara ari muri ubuzima? Ese iyi sura ko ari mbi kuki muyitera inda? Urakoze cyane. Mu by'ukuri icyambere kigaragara harimo umutima wa kinyamaswa. Kubera ko Jacqueline muzi kuva nkiri umwana. Nabyirutse nakuze mubona afite n'imbaraga atari ubu ngubu amaze gukura. Kugira rero ngo umuntu atinyuke afate umuntu icyambere uburushyi bwa Jacqueline yabutangiye kera. Tuzi ko indushyi ikomoka mu muryango mu rugo. Kumwe umuntu ashyingirwa urugo rukanga akitwa indushyi kuko yasenye. Jacqueline ntiyabaye indushyi kuko yasenye, ahubwo yabaye indushyi kuko yabyawe afite ikibazo, wenda nyuma akagira ikibazo kuko yavutse ari muzima. Niko ubusobanuro butubwira. Nyuma arwaye mugiga ngo arapfa, amara iminsi 3 yarapfuye. Kwa kugaruka mu mubiri rero kuko mugiga turabizi ko yaricaga ari n'abantu benshi dufite inaha. Bamwe bagiye baba ibiragi burundu. Hano twanyuze hari umusore n'umugabo yarubatse afite umugore n'umwana hari niba atari babiri. Ni ikiragi kimaririje nyamaze yavutse avuga kura arwa afashwe na mugiga kuvuga bihita bihagarara. Rero nawe nyuma yuko ava muri ubwo burwayi akabuvamo bumuteye ubumuga cyangwa se uburwayi, byatumye asa naho abaye nk'umuntu uhawe akato kuko niho umuryango watangiye kumubona nk'utazagira icyo amara, ntiyiga, ntiyagira ati. Uwo muntu rero wamufashe akamushukisha urukundo kuko nta wamusambanije atamushukisha urukundo, akamushukisha urukundo akamwereka ko we yirengagije ibikomere afite yaba yaratewe n'abakagombye kumuha rwa rukundo, yarangiza akaryamana nawe akagera ubwo amutera inda ako kanya agahita amwanga. Ntiyifuze kumenya no gukurikirana imibereho ye atwite, ntiyifuze gukurikirana imibereho ye yabyaye, ntiyifuze gukurikirana imibereho ari kurera wa mwana. By'ukuri tuvuze ko uwo muntu afite umutima wa kinyamaswa twaba tubeshye. Sinzi nuko twagira inama imitima nk'iyo ngiyo. Icyakoze birashoboka ko umuntu ashobora kugwa mu ikosa akishuka mu marangamutima y'ako kanya. Hari igihe amarangamutima agushuka by'ako kanya, ariko nyuma yo gusohoka muri cya gishuko cy'amarangamutima ugasanga wakosheje. Ariko ingaruka yaturutse muri rya kosa ryabaye ubu ukwiriye kuyirengera. Urakoze cyane ko tukunze kubona icyakintu nk'umuryango tugenda tubona yo umubyeyi yabyaye umwana akavukana ubumuga
usanga umugabo ashobora guhohotera wa mugore fata iki cyane kijyane gikoresha ibi uyu mwana wabyaye ngewe mbyara abana beza urabizi ko mu muco wacu abana beza ni aba papa abana babi ni aba mama ibigoryi wa nyina uriya asa na se harya nta wundi usa na se ku makosa buriya nawe urabona Jacqueline rero ashobora kuba yaragendeye muri ibyo nabyo yavuka ahura n'ibyo bibazo agahura n'ibyo bibazo Jacqueline ukimara kumva abana bakwihakanye wabyakiriye ute kandi uzi ko abana ari abawe warababyaye kumva uriho nk'umuntu usa nk'umuntu utarabyaye kandi we warabyaye wowe wumvise wiyumva ute wumva umeze ute njye narabyaye yabyaye umwana wa mbere yitwa Uwamariya Delphine w'imfura yanjye mbyara umwana wa mbere akaba yitwa Delphine Uwamariya noneho bigeze aho ngaho arakura amaze gukura nuko bigeze aho ngaho mbyara n'undi witwa Manirakiza Sandrine ni abakobwa bose noneho bigeze aho ngaho ndavuga ngo reka bakure ngaza ndabonsa ngabonsa mbese ku buryo bwose mbonsa ngabagaburira nkagira ngapfurupurubi ubundi maze igihe cyo gukura mbese batangiza ishuri ko ari bombi warabishyuriraga oya ni leta yarabishyuriraga noneho bigeze aho ngaho nkurikirana amakuru ngo ati ngo rwose ngo tuze ku murenge nza ku murenge umwana arakomeza amaze gukomeza umwe aba umwarimu undi reka ntabwo yigeze kwiga n'ubundi nuko ameze nkanjye mbese utiga noneho bigeze aho ngaho noneho wa mwana wa kabiri akaza aranyita ngo ndi ingagi atarutse parike ngo ndi inkende yabiterwaga n'iki kukwita iryo zina ni abantu nyine bamwoshaga gutyo ese waba uzi papa w'uwo mwana wa mbere papa we wa mbere uramuzi yarapfuye yitwaga Gihana yaranapfuye yaragufashije se ntago yamfashije ntago yigeze kumfasha no kundeba ntago andeba reka da yakurebaga ntago yandeba papa w'umwana wa kabiri se papa w'umwana wa kabiri ari hariya mu Cyogoma arahari ajya gufasha se we ntago amfasha iyo muhuye se iyo duhuye ahubwo arantukaga ngo genda wakigoryi we wakimaraho ikigoryi kandi waramubyariye kandi naramubyariye waramubyariye cyangwa uramubeshyera ntabwo ari mwabyara niwo twabyaranye da ese wamubwiwe n'iki namubwiwe n'iki se ntago umwana wese si uko ameze si uko nyine barasa neza n'isuso ubwo ntiwaba koko warabyamanye n'abagabo barenze umwe ntumenye ko ari wowe guteye inda ntawe ni uwo nguwo gusa witwaga Kazungu yitwa kandi Kazungu iyi ni inshuro ya kabiri avuze iri zina Kazungu bivuga niba ari Kazungu ni Kazungu murabizi namwe abari inyuma ya kamera murabizi namwe niwumva urabizi ko ari wamubyaye niwe asa n'umukobwa we aha Kazungu ati genda wa kigoryi we ariko cyagiye ntabwo yigeze kwita ikigoryi ajya kugutera inda ntabwo yabonye kuri ikigoryi nabonye ko ari ndi kigoryi mbese gitereye aho ngaho ngo abenshi baba baje kumukuramo ngo umuti w'amashaba ngo babaje kumukuramo ngo umuti wabivuze cyangwa ntabwo ari nk'ijambo rimwe Jacqueline nyongorere bwira nk'akajambo Kazungu yakubwiye mbere y'uko agushuka mbere kurinda abo yambwira gutyo yarambwiraga ngo ati wumva ngo abantu bose ngo barabumubwiraga ngo ntera isaba kandi sintera isaba
yarakubwiye we yaraje arakubwira ngo abantu benshi baramubwira ngo utera ishaba ngo ntera isaba kandi ntatera isaba nyine none se nta kintu yaguhaye mbere y'uko muryamana n'ishaba gusa cyangwa yakuguriye agacupa nyine yanguriye icupa ry'urwagwa barantereka ngasinda namara gusinda nuko bakanyegukana gutyo yababaje. reka tujye kuri mama Mignone nk'umumama mukuru. Iyo witegereje ukareba kubeshywa, tumaze igihe dukorana ibiganiro by'umuryango, tukareba uburyo ingo zisenyuka, tukareba n'uburyo abana b'abakobwa bahohoterwa babyara abana ariko bagahita batereranwa. Iyo utekereje nk'iki kibazo cya Jacqueline, umugabo aramwita ati genda wakigoryiwe, kandi imbere yamubwiye ngo atera ishaba, none ageze ku rwego atanamwikoza. Nkawe nk'umubyeyi iyo witegereje koko ubibona ute? Iyo ntekereje ibintu nk'ibi ngibi niyo mbibonye mpita numva mbabaye, kuko urabona uyu uba wamuguriye urugo rwagwa akamusindisha hanyuma akamwegukana nk'uko bivuze, nabyita nko gufata ku ngufu. Ibi ni ugufata ku ngufu, ni ugushukashuka, ni ubushukanyi buri mu nyungu z'uyu kazungu. Wifuzaga kubona ishaba akagira ibyo azagiraho n'ibiki byose, ariko icyo akeneye ibyo ashaka kugeraho byose nta n'icyo yasohoye, cyangwa atazavuga ati uyu muntu nzongera mwikoze, bikarangira havuyemo umwana. Uyu akaba ari we navuga ngo umugore akaba ari we umera nk'aho asigaranye igikomere, kazungu akagenda akibera hariya. Ariko kuko Jacqueline amuzi bahura, ati mva imbere wakigoryiwe, kugira ngo atagira gute atabivuga n'abantu bakamumenya, bakamenya ko ari we babyaranye. Rero ibi ngibi ni hohotera, ni hohotera, kandi nzi ko iri hohotera na leta irarirwanya. Gufata umuntu ubona wenda ko hari ikibazo afite ukamukoresha ibyo atakagombye gukora, ukamukoresha ibintu atabishaka mu nyungu zawe, ubundi aba bantu ubundi leta ibikwiye no kubahana. Turavugira ku karubanda, turavugira aho dukurikirwa n'isi yose, tubwira abadukurikira ko iyo ushukashutse umuntu ku bw'inyungu zawe, ku by'ibyo ushaka, yagera mu ngaruka za cya kibazo, ntabwo byari bikwiye. Ntabwo byari bikwiye rwose. Iri hohotera tugerageze, ntabwo ntimwumve ko twatanga icyo ngo turi mu muryango hagati. Uyu munsi Jacqueline afite ikibazo cy'uburyo butatu. Afite ikibazo cy'umuryango avukamo wagize gute wamwanze, noneho yisanga ari mu buzima buri muntu wese amufiteho ijambo kandi akamukoresha ibyo we ashaka kubw'inyungu ze. Icya kabiri, ari mu kibazo cy'umugabo wamwikuriyemo ibyo ashaka, yamushyiramo imyakuye kuko yashakaga iki? Inyungu. Arangije we aragiye, sinzi niba abadukurikiye cyangwa se abari hano, ese uwo kazungu wenda yaba yarahuye n'iryo shaba? Iyo mwitegereje aba ari inyuma ya kamera, mubona iryo shaba rifite? Urumva ntaryo. Ni ukuvuga ngo Imana ishimwe ko dufite ibihamya hano. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gutereta amushukashukisha ikintu runaka kubw'inyungu ze, ry'irari rye, irari yagize ry'ako kanya ry'umubiri, ariko aravuga ati reka nkikemure ikibazo, njye kwa Jacqueline mufatirane, mukorere ihohoterwa bitewe n'ikibazo afite. Ikindi cya gatatu ni ikibazo cy'abana be bavuye mu maraso ye, nubwo ameze gutyo nta mama aba mubi, nyoko ntago aba mubi, uko byamera byo kose mama we ntago aba mubi. Uyu munsi iyo waturuka avuga ngo nyoko asa n'ingagi, ni umuvumo uba ariho wikururira wa wundi uzajya. Ubwo uyu wakagombye kumugira neza, agasa neza, kandi akagira gute Pastor. Aho ngaho iyo mpageze uhita wumva nyine harimo icyo bita n'agahinda k'umubyeyi. Abana kuri uyu munsi bihakana ababyeyi babo bitewe n'ubuzima barimo. Ujya ubabona, hari na benshi tubona no mu mujyi wa Kigali, ugasanga umwana ni umukire ariko aho avuka ntahazi cyangwa ntashaka kuhamenya cyangwa kuhikoza. Rero bameze nk'aba bana ba Jacqueline, bafashe gahunda yo kumwita izina, ubwabo akaba ariko bamuhamagara. Icya kabiri, ntibashaka kumwita mama,
baramuhamagara irindi zina ni ukuvuga ngo harimo kumwirengagiza harimo kudashaka kugira ngo simbizi uyu ni umuvumo baba bari kwikururira ubundi njyewe nzi ko ababyeyi bahagarariye Imana ku isi umubyeyi ahagarariye Imana ku isi noneho mama wawe wagutwisa amezi 9 akakugira kugisa ugacya mu gitondo ukamera nkaho utamuzi ntago nzi ko aba bana uko babayeho nibo babizi ariko bagomba no kugira n'ipfunwe rikomeye cyane. Tunashimira umuntu wese wateye intambwe akabasha kugaragaza agahinda ka Jacqueline. Yego. Akaba uyu munsi ariho agaragaza agahinda ka Jacqueline. Uyu munsi Jacqueline akaba yirwaga ku musozi, umuntu wese umubonye baramutereye ni rwamwa. Twabonaga ko bwashize yatanze ubuhamya avuga ko arara mu gikoni, arara hageze, uwo ari we wese yaza agahirika agakora ibindi wenda ubu nuko atakibyara. Ariko bivuga ngo kuba uyu munsi biri hano ni ukugira ngo wowe ubwawe wigaye. Birashoboka ko uyu munsi umuntu ugirira neza ugiye kugira neza Jacqueline aramwaturaho ijambo ry'umugisha, uyu muntu arahabwa umugisha, sibyo? Ariko wowe mwana we nta mugisha ushobora kubona, ahubwo urahakura umuvumo kuko wirengagije umubyeyi wawe, sibyo? Wirengagije umubyeyi wawe. Ariko uyu munsi hashobora kuba nk'uko ijambo Yesu umwana we ngo Imana irakiza, Imana ishobora gukiza Jacqueline ikamuremera amateka mu zabukuru, uko ageze mu zabukuru. Niba yarirukaga avomera abantu, niba yarirukaga batorera inkwi, sibyo? Ntabwo nzi ibyo yakoraga, akaba yajya kuvoma cyangwa akajya gutora inkwi cyangwa akaba n'umuyede. Ariko uyu munsi imbaraga aho zigeze arakuze pe, ntago akibishoboye. Ariko hari umuntu wavuga ati jewe dufite abantu nshuti bifuza ababyeyi, dufite abantu bifuza ba mama, natwe turabazi, twuze urukundo rwa mama. Hari abantu bifuza ba mama, hari umuntu yakwicara akavuga ati ngiye wamonita izina mama. Wowe urabona izina mama urita ngo ni ingagi, uzi ko wanahanwa cyane rwose. Byongeye agaciro ka mbere kuba yaramutwise kuva ku kwezi kumwe akageza ku mezi 9 akamubyara. Ese wenda nk'uyu mwana namwibariza ubu ngubu yabazi ko yari ibyo kurya bivuye mu kanwa k'uyu Jacqueline ka mama we amuhekenyera. Yego. Arabizi se? Ntagabizi. Arabizi? Ubu arabizi ko tujya tubahekenyera kandi amwita iki? Ese yabazi ko yamuhetse yafashe ibere ry'akaryonka akamuha akamucira mu kanwa Yes, akamuheka mu mugongo. Mama ni umuntu ukomeye, uzi umuntu umwana afunga amazuru bwa bucurane ugakoresha umunwa cyane rwose, ugakoresha umunwa. Ugakoresha iki? Umunwa. Mu by'ukuri rero Jacqueline uyu nguyu aho bigeze ngiye mbona icyo akeneye ni urukundo, ni ukumuba hafi. Urukundo atabonye akarubona, akamenya ko hari abantu bafite urukundo. Ni nayo mpamvu tuba twakoze nk'ibi ngibi. Yego. Ubonye ko yakubonye agahita kumenya akaza yihuta aje kuguhobera. Buriya yaramaze kumpamagara inshuro ntashobora kubara. Kuri telefone. Ugeze he? Kubera yuko nari namubwiye uyu munsi ntujye gusaba. Uyu munsi ntujye gusaba, turi bugusure. Ntago dushaka ko Jacqueline asubira gusaba, kuko hari igihe usaba ugasaba wowe wimye, hari igihe usaba ugasaba ushaka ko n'ubundi uvaho. Ariko hari icyo twakora tukamufata amaboko, yisabira abadukunda, abankunda. Hari icyo twakora Jacqueline asubira mu muhanda gusaba. Arakuze agomba kuruhuka. Icyo nsaba njyewe nsaba inzu yo kubamo. Ariko tukiri aho ngaho umukobwa we naramuhamagara yambwiye yuko yanyemereye ko hari ubutaka bwa nyina bagurishije. Nyina uyu nguyu. Nyina uyu nguyu. 8 we miliyoni 4. Babugurishije miliyoni 4. Ni miliyoni 4. Ngaho. Ubushize nizo yatubwiye harye yatubwiye 3 cyangwa 4. Yego. Bamaze kubugurisha. Bambwira yuko ngiyewe umukobwa yaranyemereye yuko ngo hari aho bahandi baguze. Na handi baguze rwose nayiyumvire ndahandi baguze keretse intunzo keretse ko bayiririye barayirira n'umugabo we.
nuko bigeze ngaho barajya kugeza na n'ubu rero ndacabyirukamo. harya ngo baguhayemo angahe? Bampaye 5 byo kugura ibirayi, bampa n'5 byo kugura intuza, bampa na 5 byo kugura utuvuta two kwisiga. Oya uyu mubyeyi umurera we uriya ntabwo azi kuyatandukanya, urumva yaguzemo ngo ibiro 2 by'ibirayi na moviti na moviti ya 500. nyine ni bya bihumbi 5 yahawe byavuyemo amavuta n'ibirayi byo guteka, nyine ni ibihumbi 5 byavuyemo ibyo ngibyo muri miliyoni 4 bagurishije bamuhaye. Kariza wowe muganira aguhamaga akubwira umukobwa we yakuye kubwo butaka babuguze he? yambwiye ko babuguze ahantu bita ngo muri Nyabagendwa, ndetse aranambwira ati iyo nzu twarayiguze nise byangombwa bifite nde byanditse mu mazina y'uyu nguyu, ati byangombwa bifite murumuna wanjye. Ikigaragara cyo aba bana nubwo nyine bavukana ku mubyeyi umwe ariko nabo ubwabo ntago bumvikana. Nyine urumva impamvu atagomba kumvikana, ntago bahuje basi. Wabyumvise, umwe ni uwa Kazungu undi ni uwande harya uwa Gihana. Umwe ni uwa Kazungu n'uwa Gihana, kandi Kazungu afite ibye na Gihana afite ibye. Urumva rero uyu mukobwa wa Kazungu ari we mutoya, ndumva atoroshye. Uwo ngo mutoya rero bivuga ko ari utoroshye, ndetse uwo mukuru we yambwiye ko ngo inzu ari we unayikontorora. Ariko namuhamagara no mu kiganiro by the way ngo mukavugisha wumve niba byemera, kuko dukeneye ko Jacqueline we tutitaye kuri ibyo byose birimo induru, kuba niba baragurishije amafaranga agafatwa n'umutoya ntiba umubyeyi akaba adafite ahantu aba, icyo umuntu akeneye nuko Jacqueline agira ahantu aba. Ariyo mpamvu kugeza uyu munsi mu gihe turabona inzu tukitekerezwaho Imana iri bukoreho, nuko aho acumbikiwe kuri uyu mukecuru byibuze yakwitabwaho, nabwo akitabwaho, akambikwa, akagaburirwa, akitabwaho. Uyu mukecuru nawe tukamufata amaboko kugira ngo abashe gufasha uyu mubyeyi. Wayibonye? Yego. Fashe ubwicemo kare yari yaciyemo kandi Amen. Mwiriwe neza mama. Mwiriwe. Yego, wampereza Adelphine? Yezu we, ubu kwari kure, kwari ruguru se, kabandi njyenyine ino hari ibisambo bikabi. Ubu nta muntu uri. Nukwihangana noneho. Wamubona nko mu minota ingahe? Uramukeneye cyane. Namushakaga narindi kumwe na mama we. Ndetse n'abandi bantu bari kutwumva. Twajya ngo tumubaze ku byerekeranye na ya nzu yambwiye bamuguriye. Yewe noneho kanze niba bikomeye nihangane ngene ntago ndatinda ndasiga umwana hano, ndareba umwana nsiga hano. Oya ntabwo bikomeye ntugire ubwoba. Ntabwo bikomeye ntugire ubwoba, ariko umuturebeye wabukoze. Reka ngende murebe. Ntabwo ndatinda kugerayo. Yego urakoze cyane. Abakunzi bacu reka twakire uyu mubyeyi ugiye ubana na Jacqueline atuhe nk'ubuhamyaho gatoya kugira ngo tubashe kumenya neza ese Jacqueline koko nk'umuntu baturanye bagiye twashakaga kuko turi mu rugo rwawe wakoze kutwakira.
ntabwo wagize ipfunwe ryo kuvuga ati uyu muntu nakiriye mu rugo rwanjye uzanye abantu baturuka hirya no hino utangire kumva wakwijujuta? oya nta pfunwe nagize ahubwo byaranejeje cyane. ukijya kwakira Jacqueline nk'umuntu hano atumutuye ari ingo nyinshi, wowe ubwawe kugira ngo ufate umwanzuro ku giti cyawe uvuga ngo reka ncumbikire Jacqueline hano muri iyi nzara kwishyura, oya wabitekereje ute kugira ngo umwakire? Izo mbabazi zaje gute? Wabihereye he? Cyangwa Jacqueline umaze igihe kinini cy'umuzi? kugira ngo mwakire ubu namwakiriye uyu mwaka n'uwa kabiri ndi kumwe nawe, ariko na mbere n'umutware wanjye agihari urugo rwanjye yararukundaga cyane, agakunda kuza mu rugo akaza akamara ukwezi akamara amezi abiri n'umutware wanjye agihari, ubundi akongera akigenda. Ariko kubera ko icyo gihe yazaga n'ubundi gahunda ari ugusaba, avuga ati ntago nabaho ntasabye. Ariko umugabo wanjye aramubwira ati nimba uje hano mu rugo nta bana benshi mfite batuma utabona ibyo kurya, uzajya uza umugore wanjye azajya kugaburira, ubundi akuhagire akumesere, ubundi urye ubundi utuze. Kuko niko byagenze, akagenda ariko gusaba bikanga bikamuba mu maraso, n'ubundi ariko yagenda yabizana agahita gurishiriza nkaho hirya aho ngaho yabaga ari nyine, ubundi akazira aho ngaho. Nkabyanti ntukagere wirirwa usaba. Nk'uyu Daniel waza urugo rwanyu ukuntu rwari rumeze, nari mfite ibiryo pe, nari mfite ibiryo bitatumaga mwemera kugira ngo ajye gusaba. Ariko akagenda nyine akanabikora kubera ko nabonaga ari nk'ibintu byamunaniye, akanabikora. Ariko yaza nkateka nkamugaburira, ubwo dukomeza kujya tubana gutyo kugeza ubwo umutwaro wanjye apfuye. Naho apfiriye n'ubundi najya kubona nkabona araje akamara nk'iminsi nk'itatu, ubundi akongera akagenda. Bukeye nyuma byaje kugera ubwo ajya ambwira ati ariko ati ubu ngubu wampa inzu yanjye nkayibamo, ati kandi ubu nabaho n'ukuri kandi nakumva ntuje. Bukeye umudugudu bazi ibintu baza kubijyamo, bamaze kubijyamo ngiye kumva numva araje arambye ati bagiye kunyubakira inzu. Bagiye kuyikubakira hehe? Ati numvise bamya ngo bashaka kunyubakira inzu, ariko sinshaka kuva muri Karambo. Ndamubwira nimba ariho bagiye kukubakira ntacyo bitwaye. Ubwo muri Karambo babuze ahantu bashobora kumwubakira, baragenda bamwubakira ngo bita ku Gakamba, urizwe nari ntaragerayo. Bamaze kuhamwubakira inzara agiye ayibayemo, amaze kuyibamo kwa kutamenyana n'abantu, kuko abantu b'inaha bose baramuzi. Ubu Jacqueline uko umubona avuga ibyo ashaka, ibyo ashatse arabivuga. Ashobora kuvuga ikintu waba utamuzi kikaguhungabanya. Ariba? Oya, ntago yiba, ntago yiba, ntawatuka, ariko nyine ibyo ashatse kuvuga arivugira. Ubwo rero kubera aho hantu yarari nta muntu wari umuzi, ibyo avuga ibyo yikoza, mbese ukabona ko batarimo kubyumva kimwe. Nyuma bukeye ngiye kubona mwana Jacqueline araje, yanabyimbye n'ibi biguru bye. Ibi biguru bye byari byabyimbye, bamukubise kwibi biguru, bamukubise ibiguru byabyimbaganye. Ndavuga Jacqueline ko wabyimbye gutya n'ukubera iki? Ati baranyishe, ati ubu bankubise, ati ubu bankubise. Bakujijije iki? Ati bavuze ngo naroze umwana. Jacqueline ko twabanye igihe kinini, ko nta muntu abonye waroze, ko nabanye nawe ukabyirukira mu rugo mfitemo n'abana, umuntu wamuroze gute? Ati barambeshyera mama, ati barambeshyera. Ningahihangane. Ubwo yaraje amara iminsi 2 hano. Bukeye arongera aragenda. Amaze kugenda aragenda amara nk'ibyumweru 3. Ngiye kubona mbona Jacqueline arongera aragarutse. Ubwo nashyuhije amazi, shyiramo akunyu, ndakanda bino biguru, maze kumukana nuko ahereka arabyuka aragenda. Haciye nk'ibyumweru 3 niko nagiye kubona mbona haragarutse n'agafuka yarafitemo imyenda. Nicyo kintu yinjiranye maha mu nzu. Ubwo araza amaze kuza yicara kuri fondasiyo. Ndamubwiye se kuje kandi bigeze ati nabuze ahantu mba, aho njye zose baranyirukana ngo ndi umurozi, aho njye zose bakanyirukana ngo ndi umurozi. Ati ntago mvanga mama, nushaka unyicire wowe. Ntago nakwica. Jacqueline uri umuntu nk'abandi, kuba wararemwe gutyo ntabyo wahisemo, ntabyo wigeze uhitamo. Hazo umubyeyi noneho nari nicaye hara kuri fondasiyo, hazo umubyeyi maze arankubita. Ari witwa Nyiranuma, niwo wankubise, yarankubise icyo gihe arampamya. Ndavuga ngo nani guhumugiza ikongerera ibindi cyane. Nuko ubwo Jacqueline rero yagumye aho ngaho gutyo.
amaze kuguma aho ngaho Jacqueline ibintu birambabaza, ibintu numva birandiye cyane, numva ndanambabaye cyane. Ndababwira Jacqueline nimba ari umurozi. Ubusahizi uko mumubona gutya isura mumubonamo, hari n'abandi muvuga ngo bafite amasura meza babivuga ko ari abarozi. Nankanswe Jacqueline umeze gutya. Ubu yungu wamuvuga icyo ashaka kandi bikemera. Nti none rero Jacqueline ni mumureke aza abahangaha ntawe muhaye ni mumundekere. Ubwo nanjye nsigara nibaza ubusa Jacqueline nzamurazaye ubwo tukararana hano muri iyi nzu. Noneho kubera ikibazo giyewe nari nzi yari afite n'ubundi gihe nari muziho, noneho mbona bidashobotse kugira ngo turarane mu nzu, mbona ari ibintu bidashobotse. Yego, ubwo noneho bituma mubwira nti none Jacques kureba nta yindi nzu mfite kandi ukabura banga tutabana n'abana nawe uragira ngo mbigenze nati. Noneho mama yereka nkubwire ngiye kujya ndara muri iriya nzu yo hepfo, iriya nzu ubona nta rugi rubaho. Noneho uzanshakira ikibati uzajya ushyiraho ubundi nzajya ndaramo, cyangwa se dore hano hari itara haba habona, nzajya niryamira hano hasi nta kibazo nzagira. Nahise nturikandarira numva genda karanyije, ndavuga ni Jacques ntago najya mu nzu ngo nyinge nubwo ngwara za mitarike. Iyo mitarike nayibonye nanjye uburyo nayibonyemo ntago wabumenya nawe ntiwabo n'ubuntu Imana yashatse kungirira. Ntago imitarike nayibonye ku bwanjye, ntago imitarike umugabo wanjye yayinsizemo, aho yansize uyu mugabo arahazi. Ni none kuba Imana yarankoreye ibi bintu ntago najya mu nzu ngo ndyame Jacques muryame hanze njye mu buriri ndyame. Ese ubwo nzasenga se nzaryama ntasenze? Ndamubye ntumva rero reka nkwereke hano nubwo yenda ari inzu nto yari kwiriho urugi. Ubwo nahereye ko mushyira muri iyi nzu, nyuma nibwo nagiye kubona mbona umuntu ndagije agahene, ndavuga ese bakagahene ntereka njye nkashyiramo akagahene nyamara kajya kadutunga. Ubu sinakagurisha ngo araratariye, sinakagurisha ngo abone isabune yo kumesa. Ubwo umuntu ampaye agahene ko kuragira, agahene nkakira amahanda njye noneho ujye kwiranje uryamaha n'agahene kararahanga humura ntacyo uzaba nzajya makorera amasuku uko nzashobora. Niko byagenze. Ubwo Jacqueline amushyira muri iyi nzu, Jacqueline ayibamo, ariko ndakubye ngo icyabinteye ni umutima wanjye, ni umutima wanjye wabimpase. None se mama Imana iguha umugisha kandi utubwiye neza. Iyi hene yo ntiwayimura ugashaka ahandi hantu, aribyo turo dushaka kugira ngo abantu badufashe. Iyi hene uyishakira ahandi hantu, nanone nawe ye kurarana n'ihene. Icyo nacyo buretse gake, icyo nacyo nagitekerejeho. Urabona iyi nzu nari nayizamuye, mvuga ntibyo ari byose nzakomeza ngerageze buhoro buhoro mu bushobozi buke yamfite, ningira amahirwe ikazamuka nkabona urugi nkayikinga. Noneho nzamwimura mushyire muri iyo nzu, noneho izo hene zigire zite ziguma aho zari ziri. Icyo kintu nkitekerejeho ndabikora, imbaraga zigera ubwo zirangira. Nuvuga imbaraga niyo mpamvu turabona ko niyo mpamvu ubona abatureba iki ni igikoni. Icyo ni igikoni. Iriya ni tuwarete. Iriya nzu abahareba irenze rento gato, ni amatafari nkanga habura n'urugi aho ku buryo nanone ihene utayikingiye nayo bayiba. Jacqueline aryamahe? Aryamaho. Agira matera se? Matera ntayo urebye ntayo. Usasa ikirago cyane yanze akaryamaho kubera na cya kibazo rero. Icyo kibazo ariko ntago turi bugitindeho cyane. Ntigitindeho nanjye kuko sinyangitindaho. Icyo nshaka kuvuga ni mu bushobozi bwawe bwanjye rwose bwawe. Tubonye ubushobozi bwa matera yayiryamaho icyo kibazo gihari. Tubonye matera hari uburyo twakora kandi icyo kibazo kikagenda neza. Sibyo ngewe ndumva ari cyo umuntu yagikoraho. Kandi n'icyo kibazo agiterwa n'uburwayi afite bwa diabete. Ese arwaye na diabete? Yes. Afata imiti ya diabete? Ntaratangira kujyayo. Ntagaratangira kujyayo. Abimenye vuba. Urumva? Hanyuma abakunzi ba Nana Training TV, reka dusoreze ahangaha. Tuzakomeza kenshi kubona uyu mubyeyi kuri kamera za Nana Training TV. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukore like, share na comment. Mugire ibihe byiza. Bye. Nimwibagirwe gukora subscribe. Bye.